ariko uzi ko kanyo buriya sinakumbwiye nibwo nkubonye barakumbariye ahubwo uzi ko muri filimi ugaragaraga nk'umuntu none ubu nagaragaye ngo mfite inyandiko nyinshi zuzuye ibyo yambwiye uko igenda ikora genda mbivivura gusa icyo nabonye ntujya ubasha kubesha kuko ugejeje ubereye amashimwe. Urakaza neza mu rubanza. Kamanze nsome ndaje tuganire. Ubajije? Wahawe ikaze mu rubanza. Banje kubasuhuza. Ndacari wa wundi bijiyo bijagererwa. Navuye kure. Uko mumbona uko mvuye kure rwose. Njye nawe abikubajije. Wongeye gushyanuka hano ntibyemewe. Ese ko nabunwe biturukaga ku mwanzuro w'urukiko mu rubanza. Inama nakugira ugabanye urwenya hano. Ntabwo hano twaje muri komedi cyangwa muri filimi. Oya, ndaje ngo tuganire. Tuvuge gukomera kw'Imana. Yego ibyo nibyo kandi ni byiza. Ariko nukomeza kwitwara nabi kujya mu ijuru ntibiri bugukundire. Ifite uko ibikora nuko yabigenza. Imana ntabwo imenyerwa, ni umugabo w'intwari. Urubanza ruratangiye. Ariko mureke nongere nshimira Imana n'impamo. Kuba mpagaze aka kanya ndi muzima. Ntimureba? Ubu ndemye wandi ikibazo mfite ni mu kaguru kajegeye n'impanga nayo yari ishatse kugira ikibazo ariko ubu ndi muzima. Ni impamo. We move out of this house. Ndavina ndabimenya ariko. Icyaha cya mbere ushinjwa ni uko wabaye indashima ukiri mu isi. Kuba ngihumeka umwuka w'abazima ni impamo y'Imana, ni ku bwayo ntabwo ari ku bwanjye. Ngarutse nje gushima Imana. Wibutse ibitereko washeshe, ibyo wakabaye warabikoreye mu isi. Ariko haracyariho gutabara kw'Imana. Ni impamo y'Imana. Imana yakurinze urupfu rw'impanuka. Ese mbere yuko ibyo ngibyo biba wari warigeze ukandagira mu rusengero? Ariko Mana we, Mana ufite amaboko n'impamo y'Imana. Subiza ibyo ubajijwe. Meze nk'uwarokotse mvuye kure ariko nawe tekereza kuba wicaye imbere mu modokari noneho imodoka igahinduka nka capati nka biswi ukavamo urukuvuga bikemera watambuka bikemera yego gucumbagira byo ntibyabura ariko kuba ngihumeka umwuka w'abazima n'impamo y'Imana ni ku bwayo ntabwo ari ku bwanjye. Kubera iki imbere y'impanuka utasengaga? Ayiwe ariko shayo turi mu munezero w'iyi si gusenga biragoye. Ariko reka umuntu ahure n'amakuba. Uzi ko nasenze amasengesho ntigeze nsenga. Kaje ndavuga n'ibyo ntazi. Rero niba wibuka Imana ari uko ugeze mu makuba nta juru ukwiye. N'abantu muje muhora mushima Imana musenga ubudasiba kuko mutazi isaha n'igihe. Chokomerara kabarimwa kabarimwa sikudapfaga gupfa wewe ntabwo ukomoka hariya hirya mimi ni mtoto atansiyo we ni nini sasa we ni mzee sumu unarebye nabi wewe naguhombora sana nihombagura na mimi naguhomborora sasa ariko si ko naherutse mu kanya turi kumwe mu nama wahurudutsute uzi ko abandi babahaye amabati na mabati nkeneye amabati ni nk'abandi bavuze ngo bababwira wa undi wa kera wa muyobozi wabo wa kera ngo nagaba amabati ntabwo twagabonye ariko indi zaguta ku gasi ubu ni ibijya ukurikiye hano ariko kanyombya
Jina la Yesu uramenye. Amacinya nago. Na macinya nyine batwiko. Nje kwa jina la Yesu. Angalia Kanyo witonde. Mimi neza mugonga huu sasa hivi. Utatushuka kuri ngwe kuntuza wa muntu. Ariko uziko kanyo. Buriya sinakumbwiye. Nibwo nkubonye. Barakumbariye. Ahubwo uziko muri filimi ugaragaraga nk'umuntu. None ubu nagaragaye nk'umuzima. Nuko nasengewe. Ona kichwa inavimba kama ya burukenge. Ongea kwanza. Kwanza ndakwifungira. Cisha makesha. Umutontoma gw'ikibuno ntigurituranga wese. Vuga witonde. Ese umutontoma w'ikibuno nicyo kirituraga. Ata bwana we. Ibyo wakora byose wowe ntabwo wandenza amafi. Kanyo witonde. N'urumogi. Izi ni imogi zigenda zibahinduka. Kuki nkuru namuze unywa n'urumogi nawe. Murakaza neza mu rubanza. Naho barahingaga amazu n'urujegejeje. Nimuvuga amazina yanyu rutangire. Muri bande? Ninge marayika ugiye kuyobora urubanza. Nimuvuga amazina yanyu. Turi kumwe nanjye Kayitangwa n'Injori yari yasikanywa turi kuri. Tugiye kuganira na Bigiyo bijya. Ukabona ko uyu ni umusaza kabisa ukina sinema ukora ibintu. Nakubajije amazina yawe wenyine. Kubera icyo uri gushyanuka. Singaye wavuze ngo barakwesitaye. Icyo ni cyande. Cyane barakudekaritse. Cyande. None uvuga ko uriya waremwe mu ikarita. Niba mushaka amahoro mugaragaza umutuzo n'ikinyabupfura. Ubu wageze mu ijoro kubura kumwe na Geregwari. Nkurikije imyitwarire yanyu ndabona mutifuza ijuru. Ni icyifuzo rero ntabwo Imana yemera abantu bifuza. Ibyo bintu byo kwifuza. Kayitankore wowe icyaha cya mbere ushinjwa ni ubusinzi. Shamutuma ntomboka kuko ndumva navuga nabi. Senga Imana yanjye kuko nicyo kintu nyishyura kuko nta kintu ushaka kwishyura Imana. Subiza ku cyaho ushinjwa. Ntabwo nshobora kunywa inzoga. So yuko tumutunze nk'umupfu wageze uyu ni umuntu muzima. Wowe gutunze nk'umupfumu. Nawe kandi uri gushinjwa gutukana. Ese ko nabwo biturukaga ku mwanzuro w'urukiko mu rubanza. Agize wacu kwibijumba wafungwa nk'uwishe umuntu. Mwese nta gitambo mwabona cyabahesha ijuru. Nuvuga ngo ni igitambo nka kwa kundi Isaac bamutanze babwira Abraham ngo atange Isaac. Yasanze Abraham ari umuntu w'igicucu udafite ubwenge. Aheza marayika ati urubanza rurarangiye. Mugiye kwa Satani. Satani muzanye ute? Siko hari umuntu ukugurisha isanduku yawo kazi yo. Wajyanye bunyogoko. Ufite angahe? Nugura warahari. Nnegira ndagufasha. Ufasha. Urashaka kuminwerano? Jesus! Kazi ya sisi ya sisi sisi ya sisi ya sisi ya sisi ya. Acha bwana we. Ibyo wakora byose wowe ntabwo wandenza amafi. Nawe niba kujyane mu muriro. Wibeshe nahita nguhanya. Wibeshe se. Jesus. Salama Janti, ya muri Afrika bimeze bite? Yes, pasu umeze ute? Afrika tumeze neza kabisa. Natwe hano muri diaspora tumeze neza cyane, ibintu ni Gucci, ni Bombocrat man. Bombocrat, hakoze pasi. Koko nawe uzi ko gusigaye ugendera mu Kigali. Kigali kiheze. Bombocrat ze bisobanuye iki pasi? None se n'ubwa mbere waba ubyumvishe Janti umuntu avuga ngo Bombocrat? Oya nyine narabyumvise ariko se nkawe nk'umuntu w'intellectuel mbwira. Bombocrat bisobanuye iki? Ingeze umva nabayago babivuga Bombocrat cyangwa n'abazungu n'abandi bantu. None zuba ngubwo iyo wumvise babivuga nawe tuvuga utireka nanjye ntangire nkoresha iryo jambo nyine. Janti nawe ibintu byose wabigize comedy. Ngaho ubwo nyibwira ko cyo daheruka kunyaka amafaranga. Amafaranga? Basi ndakwaka amafaranga ikiza ko nakubwiye ko nashinze business hano mu mujyi dore. Sigaye ncuruza amashini sana yakubwiye Classic Electronics. Kasasha uko nawe wangije rya murinde. Uvuga ko ka business washinze katarimo n'amamashini arenze 10. Ubwo sari mora. Byaye mashini ndazicuruza pasi. Ahubwo wowe ureka ibintu by'amagambo ahubwo ujye ubwira wenda bene wanyu ariko se uyu wanyu hari umuntu ugira mashini wari umuntu wagira ko rero kugura mashini. Janti wagireka kubisuzugura bigeza. Mu rugo ngo nta muntu ngo wagira ubushobozi bwo kugura mashini.
Pasi nyine ngewe ncuruza mashine ndanazigura hano mu mujyi ku iposita ariko nintangira kugurisha ibiziriko by'ihene nzakubwira ubwire abiwanyu.